Reka tuguhe ikaze kandi tugusuhuze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza, twizere yuko ibintu biri kugenda nk'uko wabipanze, niba bitameze kandi nk'uko wabyifuzaga, mbere na mbere turakubwira tuti komera, ariko tunakwibutsa yuko atari igihe cyo gucika intege, kuko uyu munsi biranga ejo bigakunda, niyo forumire y'ubuzima. Ikindi ugomba kumenya ni uko uruhare runini kugira ngo ibintu bigende neza ni urwawe. So haguruka rero, ushyiremo akabaraga, ushikame kigabo, urwane no kwishakamo ibisubizo. Nanone ntabwo twatangira iki kiganiro tutabanje gushimira by'umwihariko buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Muri abantu b'agaciro gakomeye, ni mwebwe mudutera imbaraga zo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi ntiducike intege. Imibare rero iracyatwereka yuko abantu benshi nabo bareba ibiganiro byacu ariko bakaba batarakora subscribe. Niba uri umwe muri abo, wenda bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tubanze tukunyuriremo muri make bikorwa bite. Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandeho, uyakandaho rimwe gusa ukaba ubigezeho. Ni ubuntu nta kiguzi. Noneho icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Niba rero wifuza kudacikanwa n'ibindi biganiro byacu, ntugende udakoze subscribe. Nk'uko amaze kubibona rero, uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo isanzwe igora benshi muri twe, ariyo uburyo burangwa n'ubwenge ndetse n'ikinyabupfura bwo kuvuga oya, cyangwa se mu yandi magambo bwo guhakana. Hari igihe tubwirwa ibintu tudashobora kwemera, ariko se twabihakana dute mu buryo bwiyubashye kandi budatuma abandi bababara? Ikintu cya mbere umuntu yakora, tangira ushimira. Aho gutangira uvuga oya ako kanya, tangira ushimira umuntu. Urugero, wenda ushobora kugira uti ndabashimiye cyane kuba mwarantekerejeho, ariko noneho sinshoboye kwemera icyo cyifuzo. Ibi bituma uwo ubwira yumva ko wamwubashye kandi ko wamutekerejeho nawe. Ikindi cya kabiri, sobanura impamvu yawe mu buryo bworoheje. Niba ufite impamvu yumvikana, si byiza kuyihisha. Byubaka icyizere. Urugero, wenda ushobora kuvuga uti ndabashimiye ku bw'ayo mahirwe, ariko mfite izindi nshingano zinkomereye muri iyi minsi. Aha ngaha uranze cyangwa se urahakanye, ariko mu buryo bworoheje kandi bwiyubashye. Ikindi cya gatatu wakora, komera ku ijambo ryawe kandi wirinde kwisobanura cyane. Hari igihe uhakana ariko abantu bagakomeza kuguhata. Mu mimerere nk'iyo rero, ujye wubaha icyemezo cyawe, ugishikameho. Urugero, ushobora kuvuga uti nabitekerejeho bihagije kandi nifuje kuguma ku cyemezo cyanjye. Iyo ubigenje gutyo, uba ugaragaje ko ufite umwanzuro uhamye kandi watekerejweho. Ikindi cya kane wakora, ubaha amarangamutima y'abandi. Ushobora kwanga cyangwa se guhakana, ariko udahungabanyije amarangamutima y'uwabigusabye. Urugero, wenda ushobora kugira uti mbabarira kuba ntabashije kwitabira ubutumire bwawe, ariko ndagushimiye. Dusoza rero, twavuga ko kuvuga oya ntabwo ari icyaha, ntabwo ari ikosa. Iyo ubikoze mu buryo bwiza, uba wubashye abandi kandi nawe uba wiyubashye. Buri wese muri twe akwiye kwiga kuvuga oya mu buryo bworoshye, bwiza kandi budahungabanya amarangamutima y'abandi. Birashoboka cyane kuvuga oya nta makimbirane, ahubwo ukarushaho kubaka umubano mwiza n'abandi. Mwakoze cyane rero kubana natwe, mwebwe mwatangiranye natwe kugeza aho dusoreje iki kiganiro. Twizere yuko hari amasomo y'ingenzi
mwakuyemo. Niba rero ubona hari amasomo y'ingenzi wakuyemo, turagushishikariza kutayihererana, yasangize n'abandi. Bikorwa bite? Nureba hasi y'iyi video urabona amagambo yanditse share, uyakandeho, noneho urabona uburyo bwo kugisangiza n'abo wifuza kugisangira nabo. Ikindi natwe bitwereke, wibuke gukanda ku yandi magambo ari aho ngaho hasi i like, natwe turabibona bikadutera inkunga. Naho ubutaha rero mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibane namwe kandi ihire imirimo y'amaboko yanyu. Bye.